Mbona ngine mnakaa nyuma yangu sasa mtafanya namna? Uyu munsi rero ingingo ya kabiri tugiye kuganiraho, tugiye kuganira kuri Rwigema Fred Gisa Rwigema. Kuki rero uyu munsi tugiye kuganira kuri Gisa Rwigema? Nukubera ko from nowhere izina Rwigema Fred riri kugaruka mu mitwe y'abantu from nowhere. Ni ibiki biri kuba biraterwa n'iki? Fred Rwigema yariruhukiye imyaka ibaye 34 ariko uyu munsi urabona ama video acicikana n'abantu bamugarukaho ese biri guterwa n'iki? Yaciye iteka ntarengwe u Rwanda, bana b'u Rwanda tumuhe impundu w'amuntu utari gitoya yaje kubahoza, yaje yazanye amahoro n'ubumwe, yaje bagwiza urukundo mu bana b'u Rwanda. Then they called me up and said, so you Fred was going, now he has problems, he's not going, so you should be the one to go. I said, I have no problem. So I went. So Fred Rwigema was supposed to go to the US. I was supposed to go to Nigeria. Bunyenyezi. Mbere yo kwinjira muri ibi bintu rero, njyewe ntabwo mva ngo ndi umuhanuzi, ntabwo manura, nta na rimwe nzigera niyita umuhanuzi. Ushobora kwereka ibintu ukabivugaho bitewe nuko wabyeretswe, atari amarangamutima yose yafashe hasi. Uze utega amatwi nkwereke, muganirire icyo ntekereza ku mpamvu izina Rwigema riri kugaruka mu Banyarwanda nyuma y'imyaka 34. Mbere yo kubyinjiramo, reka manze nkwereke ko ibyo mvuga njyewe mba bihagazeho. Nanditse igitabo cya Kenya na Ukraine mu mwaka wa 2010. Kino gitabo kikaba kivuga kuri Ukraine na Kenya nk'uko ubibona. Naracyanditse kibaho kuko numvaga ko ari igitabo niyandike kugira ngo nzajye wenda nagahijisho ubwanjye. Ariko mu mwaka wa 2020 ijwi ry'Imana rikomeza rimbwira riti bishyire mu gitabo. Nzakubishyira mu gitabo mu mwaka wa 2020 nyuma y'imyaka 2 gusa iriya ntambara ya Ukraine hitiba. None dore hashize indi myaka 4 ibiri kuba muri Kenya. Kwibera abatangabuhamya mwabo bagabo, ngira ngo murabibona uko bimeze. Kandi biriya bintu byo muri Kenya ntago bigomba guhagarara muri Kenya gusa, ni ibintu bizakomeza bigakwira Afrika yose. Nk'umuntu wanditse kino gitabo wagira ubuntu nkabisobanukirwaho gakeya, ntago bizahagarara muri Kenya, bigomba gukwira muri Afrika yose, kuko biriya bintu bigamije kugobotora Afrika mu menyo ya rubamba y'abazungu bibwira ko bayifatiye bakayigira akarima kayo. Mbere rero gukomeza tuganira ku bya Rwigema, mbabwire ko nanditse n'ikindi gitabo hano, uko ijuru byagejejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi, uko byagenze, uko byaje bizamuka kuva mu myaka y'1800 kugeza mu 1994. Jenoside ikorewe abatutsi ibaye, abantu biraye mu bandi bagashaka kubarimbura kubera uko bavutse. Ariko byose nagiye mbivuga muri kino gitabo cy'amapaje arenga 600, uko byatangiye, uko byateguwe kugeza byose bibaye. Ibi bintu rero bibiri byombi ntago bingira umuhanuzi, n'ibindi bitabo byinshi nagiye nandika, kubera ko kugira ngo nanjye ubwanjye bisobanukirwe. Hari umuntu twayatuganira akambwira ngo analize zawe ndabona ziri always on point, analize zawe ndabona buri gihe ziba zirasa ku ntego,
ariko nanjye nabyumvaga ko ari amasesengura cyangwa ibintu ndimo, ariko nyuma nibwo naje kubona ko bishobora kwenda kuba binarenze n'amasesengura, kubera ko ntiwakwereka ibintu nyuma y'imyaka 10 ngo bibe noneho ufite na gihamya byanditse utangire kuvuga ngo n'amasesengura. Harimo izindi mbaraga n'ukundi kuboko kurenze. Uko kuboko rero ni ukuhe? Nta kundi ni ukuboko guturuka ku ijambo ry'Imana, kuko nkigirirwa ubuntu ngahamagarwa, Imana ikambwira turankorera ibiki, urankorera ibiki, kuki nkora ibi, kuki nkora ibi, ngwino va mu buyobe uzunsange, ushake mu maso hanjye nanjye nzakwiyereka, mbere umuntu wanjye nanjye ngubera Imana. Nibyo nakoze, ngira Imana kubera umutima wanyemeje gukurikira Imana, nkayikurikira n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose. Ko ndabyibuka hashize imyaka ingahe? 2016, imyaka 8 iruzuye nakiriye agakiza. Nawe ugishidikanya ingufu z'Imana, shakisha agakiza ikwereke ibintu benshi batabona. Ijambo ry'Imana rero niryo dushoboza. Kubw'ibyo ibyanditse mu ijambo ry'Imana, iyo ugize Imana ukarisoma, narisomye kuva ku tangiriro kugeza ku byahishuwe byibuze inshuro zimaze kuba 3, ubundi gukora inshuro ya 4. Niyo mpamvu rero Imana ibintu byose iri gukora mu isi ishaka ko abantu bayigarukira, bave mu buyobe bwa Satani ushaka kubajyana mu irimbukiro. Akaba ari byo bidufasha kugira ngo Imana igende ituvunguriraho gato gato, itwereke ibyo benshi batabona. Mbere rero yo gushaka wenda guhakana ibyo ngiye kukubwira cyangwa se gutukana, banza urebe mu maso, turebane mu maso. Niba wumva ufite ukuri koko, uze noneho umbwire uko kuri, nanjye ndakwereka ukuri kwanjye. Niba wumva ushaka gutukana, shaka ahantu ujya gutukanira cyangwa ibintu ujya kuvuga, kuko niba wumva udafite ijambo ry'Imana muri weho, utararyisomeye, utaryumva neza, please don't waste your time uza gutukana, kuko ngiye ibyo mvuga zi neza ko ari ukuri, kandi ukuri guhagararikiwe n'ijambo ry'Imana. Tega amatwi, wige, ukanguke, ubanduke, kuko ukuri konyine niko kuzakubantura. Niba nta kuri kuri muri weho, niba udakunda ukuri, niba udashaka ukuri, ntabwo uzabona Imana. Noneho birenze ibyo wenda watukana, birenze ibyo ubonesha amaso, kuko nyuma y'ubugingo, nyuma y'ubuzima, hari ubugingo bundi buzaza benshi batabwirwa, kuko benshi bazatangara. Niyo mpamvu tugerageza kubera Imana urumuri rwayo ku bantu bayo, kugira ngo tubasangize ibyo twavunguriweho, iby'Imana yatweretse. Kubw'iyo mpamvu rero abamubwira nti igihe kirageze, Afurika igiye kongera gusubirana ubutware. Ariyo mpamvu ubona izina Rwigema riri kugaruka. Bivuze iki rero? Hano ngiye kwifashisha urugero ruragufasha kumva impamvu ririya zina Rwigema riri kugaruka. Rwigema yatabarutse mu 1990, hashize imyaka 34 uyu munsi. Izina rye riri kugaruka. Umuntu nka Rwigema, uko benshi tumwumva, twumva ko kuko ari umuntu wari ufite urukundo ku mutima, yaba urw'abantu, yaba urw'igihugu, yewe bishobora kuba byaranaturuka no ku Mana, kuko urukundo nk'urwo ntabwo ari urukundo umuntu abyuka ngatoragure gusa. Abantu nk'abo rero ntabwo baba ari benshi, kandi ntibakunze kuba baraho igihe n'igihe. Uwo muntu ni imboneka rimwe, niryo jambo nashakaga, baba ari imboneka rimwe. Iyo abo bantu rero bagiye bakagenda mu buryo budasobanutse, byanze bikunze rya zina ryabo, wa mwuka wabo Imana yabashyizemo uburaho, kuko baba ari abantu bake Imana yatoranyije kugira ngo izakoreshe. Noneho rero iyo bagiye, igihe kitageze, byanze bikunze nyuma y'imyaka runaka barongera bagaruka gute rero? Ariko rugero nashaka kwinjiramo. Rwigema yatabarutse muri 1990, ubu turi muri 2024, hashize imyaka 34. Thomas Sankara wo muri Burkina Faso nawe yatabarutse
mu 1987. Muri 2022 nibwo Traoré yaje, harashize imyaka 34. No kuvuga ngo Rwigema yagiye muri 90, turi 2024, hashize imyaka 34. None Thomas Sankara nawe yagiye mu 1987. Muri 2022 haza Traoré nyuma y'imyaka 34. Traoré nawe akarusho aza afite imyaka 34. Rwigema hamaze imyaka 34 agiye, Traoré yaje hashize imyaka 34. Sankara agiye aza none anafite 34. Bivuze iki rero? 34. Bivuze ko no mu Banyarwanda Rwigema mushya arahari, yaraje. Iki byemeza kibishimangira niki? Nuko turi kumva muri no minsi Rwigema tubona n'amavideo acicikana mu gihe yateguraga abantu kugira ngo baze ku rugamba. Ibyo bintu rero birigaragaza cyane kubera ko Rwigema wari waribagiranye, Rwigema washaka ko abantu babumwe arimo aragaruka. Bivuze ko wa mwuka wa Rwigema, ya zina rya Rwigema riri kugaruka, rishobora kuzanyura mundi muntu wavutse uriho ukwije ibyo bintu byose uko Imana yamugennye. Aha simuzi, ariko icyo nzi ngewe nshimangira nerekana nuko wa mwuka ugaruka, bigaragarira mu bantu. Bica Thomas Sankara, Abafaransa bari bazi ko barangije izina rye, barangizanyije nawe, birangiye. Nyuma y'imyaka 34 urabona ko noneho yaje, noneho ari rurangiza, azira muri nde? Muri Traoré. Ibyo bintu rero bikwereka ko niba ushaka ko ibintu bigenda neza, nyura mu kuri, ushaka Imana aba ari kuyobora, ikuyoboresha ijambo ryayo. No kuvuga ngo rero uwo Rwigema arahari, byanze bikunze arahari. Niyo mpamvu ubona izina rye riri kugaruka mu bantu. Ntabwo wambwira ngo from nowhere izina Rwigema riri kugaruka nanone mu bantu from nowhere. Hari impamvu, hari wa mwuka w'Imana, Imana itera mu bantu, noneho wa muntu akongera akagaruka nkaho ahibereye. Niyo mpamvu rero uri kubona abantu basangiza amavideo hirya no hino. Nanjye nabibonye hashize nk'iminsi 3, none ukumva n'abandi baragenda bavuga Rwigema. Benshi bagatangara bakanibaza kubera iki iri zina riri kugaruka uyu munsi. Nta yindi mpamvu nuko Imana itanze ubutware. Imana ubutware ibutanga mu myaka 20 na 40 hagati aho. Iyo burambye n'abami kera ba Dawudi n'abandi bami benshi bajyaga bayobora muri iyo myaka 20, 30, 40 hafi aho. Imana rero kuntu ibe yarabigennye, bimeze nkaho ari cycle ihora izunguka, isubiramo, izunguka. Cyane nk'umuntu wasomye iby'abami, yiruke abami cyane, tufate wenda nko kwa Isiraheli bataracikamo ibice bibiri. Hari nabo ubwira ngo Isiraheli yacitsemo ibice bibiri, ntibabyumva, kuko burya Isiraheli umwami Salomo amaze gutanga yacitsemo kabiri. Ubwoko 10 bwa ruguru n'ubwepfo bwari bukuruwe n'Abayuda. Ariko noneho ku by'abami twibande cyane ku bami bayoboye Isiraheli. Barayoboraga hakaza benshi bakigomeka ku Mana, nk'abo tubwirwa cyane ba Ahabu na Manase. Imana yavuze ko bayigomeye cyane, batumye abantu bayivaho. Na Barobowamu nabo batumye Imana
irakara cyane, irabarakarira. Noneho na Jerobowamu nawe aza gukora bibi nubwo Imana yari yaramuhaye bwa bwoko 10 yavanye ku muryango wa Dawidi. Bose noneho icyo nashaka kuvuga ni iki, yabahaga imyaka bayoboraga, barayoboraga bagasimburana kugeza kuri Yosaya ariwe wagarutse afite imyaka 8 akayobora, noneho akagarura ibintu ku Mana n'abandi n'abami ukuntu bagiye bahererekana ba Asa ba Ahab bose uko bagiye bahererekanwa ubara imyaka bayoboraga bakayobora. Imana yabahaye yababwiye ikababwira iti nimukora ugushaka kwanjye ubutegetsi bwanyu nzabugira burebure kandi sinzavana, ariko nimwanga dore uko muzavaho. Biranditse muri Bibiliya, abasomye iby'abami ba Isiraheli ngira ngo barabisobanukiye barabyumva neza. Nta kindi cyabiteraga nuko Imana iraguha waryoherwa gato ukanyerera ukava mu nzira zayo, yabanje kuguha. Iyo unyereye biba birangiye, nayo ikuvanaho ukuboko igashyira ku wundi muntu. Niyo mpamvu rero ubona izina Rwigema riri kugaruka, rigenda rigaruka, amavidewo acicikana. Ni ukuvuga ngo buriya hariya hejuru hari ikintu cyabaye, ubu biri kuza mu bantu. Ni ukuvuga ngo bibera hejuru noneho bikagaragarira mu bantu. Ariyo mpamvu ubona amavidewo ari gucicikana n'abantu bagiye bavuga ngo Rwigema nta kindi kiri kubitera. Mu myaka runaka ishize agiye, none uyu munsi akaba ari kugaruka. Nta kindi kintu wakwibaza, ni Imana burya byose bibikora kugira ngo igarure nka wa muntu nanone umeze nk'uwagiye cyangwa se unarenzeho, kugira noneho turebe ko abantu bagarukira Imana. Kugira ngo rero ibi bintu ubicike, ibi bintu ubishobore, nta kindi uretse kugarukira Imana, ugatakambukarira ukavuga uti Mana wimva nta kuboko kwawe, umisha ukuboko kwawe, ndiyemeje nciye bugufi, ukaba nk'umwana. Imana iratubwira ngo ba nk'umwana kugira ngo yongere ikurambikeho ikiganza cyawe, bitabaye ibyo ibindi bigiye kugaragara. Buri wese noneho atangare, n'abandi benshi b'abahakanyi batangare. Nanone mubwire nti njyewe ntabwo nshobora kwiyita umuhanuzi, ntibikabe nubwo Imana yamba ibintu byayo ngo mbyereke abantu, bisobanurire abantu. Ntabwo bingira umuhanuzi, kuko umuhanuzi n'uw'igiciro nzi icyo bivuze kuba umuhanuzi. Benshi mbona biyita abahanuzi numva ngize akababaro n'agahinda gusa, nkavuga nti ntabwo bazi ibyo barimo. Kuko iyi ni gihamya Imana yampaye ibya Kenya, ibya Ukraine, imyaka 10 mbere y'uko biba. Dore ngibi biranditse, ntushobora kubihakana. Ni Imana yakomeje imbwira insunika bishyira mu gitabo. Kumbe njye ntabwo nari nzi ko yashaka ko biba gihamya, ariko ni gihamya yashaka ko bibera abantu, ariko bitatugize abahanuzi. Ariyo mpamvu nsabye abantu biyita abahanuzi. Muntu ndebye uyu munsi nsobanura ibintu ukaba wita umuhanuzi, bifashe hasi ugenda utakambira Imana, kuko nzi neza ko Imana ntabwo yagize kugira umuhanuzi. Ntabwo yakugize umuhanuzi. Ko yakugize umuhanuzi uba waratahukanye ubwoko bwayo, byararangiye. Niba rero utari umuhanuzi, utaratahukana ubwoko bw'Imana, ukaba wita umuhanuzi, bifashe hasi ushaka mu maso y'Imana wicuze. Bitabaye ibyo uzakwitwa kanyafu utaza ugaturutse. Ngayo nguko rero impamvu izina Rwigema, amavidewo ya Rwigema ari gucicikana hirya no hino, nuko ibintu by'isi Imana ukuntu yabikoze ni ibintu bigenda bigaruka nyuma y'imyaka runaka, ukaba rero ntabwo wabikumira cyangwa ubicike, kubera ko Imana yamaze kwishyiraho gutya. Niyo waba urinde, niyo waba uri iki, ntushobora kwihindura. Imana yonyine niyo ishobora kwihindura. Niryo banga, Imana niyo yonyine ishobora kuba yabihindura, iramutse nayo ishatse kubihindura. Ko muri Bibiliya dusoma ko ibintu yahinduye. Umwami Hezekiya arwaye, ari hafi gutanga, Imana yamwongerera indi myaka, abaho arakira. Niyo mpamvu rero twavuga tuti shakisha mu maso y'Imana inzira z'ikigengwa, kuko hari igihe bizaba bitakinashobotse. Twagira ubuntu, Imana iratwirokorera, tugira gutya ngo ngwino ibyo bintu urimo urankora bivemo, uzo nsange. Ukuvuga ngo
iyo utekereje kabiri gatatu cyangwa ukarungukaho ukongera ukagenda, Imana irakurekura ukirwariza kuba wiyemeje kuvuga ngo urashoboye ubwawe. Ariko twebwe abanyantege nke twararebye turavuga tuti Imana ni weho, fata ukuboko unyobore ngumemo singwe, kuko ubwiza bwawe ndaburungurutseho bunabuhebuje, nta kintu na kimwe nabugereranya nacyo. Ari uko nguko twahisemo gukurikira Imana igenda itwereka gahoro. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti bantu muri mu buyobe, mwibere mu buyobe, muvemo, muze dushakishe Imana, noneho turire Imana tutakambire yongere idusubize ubutware muri Afurika. Iyo abazungu benshi bari kurwana nabyo kugira ngo bitaba, ariko tuzi neza ko nicyo kijya mbere. Ntituzisange turi ababoyi b'abazungu, ahubwo tuzisange turi urumuri rw'abazungu. Murakoze rero, Imana akomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.